none se kakanu ugifungisha umusatsi kayihe okay bikora okay like this okay ntabwo birenganiye yongera utangire ntabwo birenganiye erega ino sijye ko nta musatsi mwishikira niba nawe ugira ngenda ufite ugomba kwiga kuwufunga okay ese wazabwiye umugabo wawe akazajya gufungira genza njya ngufungira wose wamfungiye genda umugabo wawe kuri kumwe nishaka gufungira inshuti yawe okay da nubwo ureba imbere uko birenganiye erega nta gisokozo ngira gusa isokozo mfite kwitwara let me show you all right nsanga atari byiza yasubiramo paka zayo byiza cyose cyo nuko ari byiza kandi ndi kumva bihengamye oya ntabwo bihengamye n'ukukima birahengamye okay this one is enough ngauri it is trying uri kubona birenganiye biragerageza bireke gutyo nawe ntabwo bifunze neza ariko nakunda uraza kuza kubyifungira cyangwa ubwira aryo yitwa Alex yitwa nde Alex uriya Alex aragufungira ibintu bisigaye agufungira se turahurira ahubwo uri kumubaza ko wamagaye ngo uranshaka cyangwa unshakira iki nashaka kukubona nyine turi kumwe nicyo wamagaye so ntabwo namuhamagaye kumbona ubu wamagaye kuriya Besto kugira ngo nzundebe none se nyine simba ngukumbuye nasibimbwiraga kugira ngo ndebe nkamenye ukuntu ndi bubijere nka none se ari utakaze se ukengabasore nje kureba nzi ko ufite ikibazo ukengabasore ariko nimba ndashaka kubona kandi nabyo bikina urumva wishimye ariko reka nkubwire harya wa mukuru wundi yitwa Kodi sari niba kiryamye niba Kodi araryamye gusa mukangwe ashobora kuba adasinzira no kuri chat ahantu honyo haba hari kubowa mani nyine se si mpamvu kubwa ngo mba nagukumbuye nshaka kubona nzi mba nakubajije umeze ute ugamwe umeze neza ntago wambwije kuri niba uri kubowa nyine meze neza ariko mba ndi body niyo mpamvu mbwanda gushaka tujye uzara ku kazi basi turi kumwe ku kazi bitwaye iki cyose cyanyu nabonye nawe riya niba ari Alex afuha kubi wasiwe baragariwe nabonye afuha kubi cyajya gusanga nabonye bitaramushimishije abamubeshye ntabwo bagufurira bizwi inshuti yanjye cyajya gusanga uziko naraje mugeza ku modoka ngiye kwa nambana yera ndi kureba nyine ndi kugusezera gutya azamurikira ari kundeba ndavuga bro uraje gutekereza ibintu ashamureke ibikiza atekereza rero arabizwi inshuti yanjye okay ujye wumva nta tuma bafite nusinzi wayo nani biryo bibamo bazi surashonje nusu nariye kuva mu gitondo nanarya nizo kutari wabimbwiye nusu bumvaga nariye ahubwo twanajyana guteka tujyane wow that's it amakuru sava meze neza urebye nta kibazo wowe se shanange meze ko mu kazi biragenda ya pole erega nawe umaze igihe tutabonana uraboneza ko iburyo mba nzikeneye ndebe ubu warabuze reka use n'ingewe urebye nyine ni akazi ariko ngiye kujya nkubonera umwana sibyo ariko nawe umeze neza ariko hagati aho rero nawe nubwo mba nanjye ndi mu kazi ariko hari igihe nanjye byibura mbona akaruhuko nkagushaka nkakubura kuri telefone uri kuvuga ejo wambuze inshuro 8 se sha ejo ndi kuvugana na Jibril yagiye kuza kundeba mu rugo niwe twavuganaga nyine Jibril what Jibril tumuzi se basi se warabibonye ko nagushatse yego narabibonye nyine twari turi kuvugana ariko turi kuza mu rugo arahaza nyine benshi ubu tundabyibagirwa turi kumwe ariko chérie Jibril bite bya Jibril kuri wowe byiza nse benagubizi Jibril ko ari inshuti yanjye ariko njye ndabona bimaze kuba too much no come on
Jibril ni Besto wanjye, nothing else. Besto wawe ku buryo nguhamagara inshuro 8 zose ariwe muri kuvugana? Ko se be ubwo nta nshuti ugira? Ko umuntu afite inshuti baganira ni ikibazo. None se basi Si Jibril se umuzari bwo muguhishe, ntabwo ari undi muntu utazi. yes inshuti ndazifite, ariko se wari wambura kubera zo? None se shu kuba nari kuvugana na Jibril rimwe ukambura ni ikibazo. Ibyo si ikibazo, si ikibazo. Ariko wenda rimwe kabiri Jibril yabaye Jibril nta how? Si be Jibril ikibazo guteye. Nsigaye mbona friendship yanyu inteye amakenga. Seriously? Nese be ngambye ushaka nkora iki? Nzareke kugira inshuti. Inshuti inshuti urabizi Jibril tuziranye kera, unzi tuziranye. Iyo aba ari umuntu nereta kuba yanderese imbere, nta mpamvu yo kugira ngo umufuhire. Twakundanye Jibril tutaziranye. Anje Karama. urankunda? Of course yes. So niba unkunda ntabwo nkubujije kugira inshuti, None sibyo? Ariko nanone izo nshuti wagiye kumpitamo zihari, right? Nerega na Jibril nawe arabizi ko mfite sheri. So nimba bizi wayi mukomeza guhora mukururana. Nuse ni ikibazo kuba turi kumwe nyine ni inshuti yanjye azi ko mfite sheri nta kindi. You have choice. Nimba ukeneye ko dukomezanya, ufite kugabanya umubano ufitanye na Jibril, turi ko njye nta nicyo binyunguraho. None se muganira business, muganira iki? Sure. Okay. Amahitamo ni ayawe. Right? Nibinaba ngombwa rega wanabihagarika. Why not? Seriously? Just seriously. Mambo ya Alex pe. Koko rega urabivuga wanirakaje. Ndamukumbuye Alex pe. Msango beshi ndakumva mukumbu. Your boyfriend. Cause yes. Jibril. Wetu mwiti kiburiya. Jibril lega. Jibril ni best friend wanjye. Best friend wanjye nyine cyane. Hanyuma Alex ni boyfriend wanjye. Jibril akaba best friend. None so na best friend ugira uti bose muziranye bose murakundana. Uretse koko ni best friend cyane. Best friend. Ibintu mbona mwigire yo muri kumwe semana yanjye. Twigira ibishyize nyine se biba best friend. Mbega best friend. Courage. Ariko ndimo mbona ntazi itandukaniro rye na Alex. Ahubwo mbona ahubwo ari we ufitiye amarangamutima cyane no kuruta Alex. So uribuka ko Jibril twamenye mbere ya Alex? Mwamenye mbere ariko mva nyine turi inshuti cyane kandi nta kintu kimwe cyadutandukanye pe. Ndimo mbona byararenze umupaka wo kuba inshuti. Turi inshuti gusa nyine ni best friend wanjye tu. Ni best friend. Nzaba ndeba Alex umuhamagare nyine mubona cyane. Taza kumuhamagara pe ko ndamukumbuye. Umuhamagare muvugane gusa mbona azafuha one day. Kubera iki arabizi ko inshuti yanjye. Arabizi ko inshuti yawe. Birenze kuba best friend. Amagaye. Aramubabaje. Hello. Best friend. Best friend baraha. Ha, my sister. Uzankorera ishyano. Kiryoshye.
kandeba ibindeba. Chipri nese ufite icyo kibazo. Ndamuhamagara ntabwo yitaba. Nakubwiye ngo ntawe uhari. Nuse ari yeze. Yagiye. Kaba hano. Yagiye ryari? Yagiye kare. Nuse ikibazo afite kiri gutuma atasubiza n'iki? Anje ntawe uhari. Sinzi impamvu atari kukwitaba. Nanjye ndabizi niba atakwitabye na telefone yanjye ntiyayitaba rero sinzi urataha nyine. Namuhamagaye guhera nijoro. Ijoro ryose hafi amasaha 3 muhamagara telefone icamo ntafate. Namwandikira message ntasubize. Mu gitondo nabyutse muhamagara ntaga nsubize. Basi nijoro yari yabaye. Ubwo nyine wasanga adashaka kukwitaba. Nge nama nakugira nuko wataha ukagenda ukaryama ukabyibagirwa yenda azakwihamagarira nagukenera. Asubanje namutwaye ikikere. Musituzo ko dutse cyozo nagara kukimbwira basi nkamusaba imbabazi kayika gukora ibintu nk'ibi ngibi. Ubwo nyine niba gifite azakikwereka. Gusa nge nama nakugira ataha gende wicare ubyame usinzire ibyo ubyirengagize. Kuko ntawe uhari. Nese mukure. Basi warunguye urugi. Bari basi numutegereza. Atigiriza nkareba kari gutaha. Ke? Bamutegereza se kugeza ryari? Yagiye atatubwiye nta nubwo nzi igihe ari butahire kandi akenshi iyo yagiye gutyo ataha nijoro. Ubwo se urahagarara kugera saa 4 za nijoro? Yagiye ryari se basi? Hashize igihe kingana cyo gihe. Hashize nk'amasaha 3. Basi kambwira. Musiriho kantu gatoya pese ibyo please. Naramukaje. Umbabarire umubwire ko naje kumureba nkamugora. Mubaze uti kuki Jibril kuko mugara n'umwitabe. Ke? Ndamubwiye. Mubwire nazi utuma amagara umbwire sibyo? I beg you. Ndakubwira. Urabikora? Ndabikora neza. I promise you. Tahira nyine nta kundi. So usigara amahoro basi. Ariko mbabarire umubwire ko ndi kuko mukombeye man. Sibyo? Ndamubwira nyine araza kuguhamagara. Basi ubyiba. Jibril we go. Anje. Oh my god. Kodi. Anje. Wabaye iki? Jibril. Ngwino nanje mubwire sorry nyine ngo natuvugana. Nyine tuvugane mubwire nyine sorry ko nanze kukwitaba. Sorry no kuba sister kubeshya. Ase wabaye iki se? Kigozi. Shirangiye ambwiye ngo nagashaka ko njye nawe dukomezanya. Dukomezanya kuba inshuti. Nuko yakubwiye? Ngo ntabwo nyine abishaka ariko nyine duhagarika ubushuti pe. Ariko Jibril nukuri nibyo ibyo akubwira nibyo. Nese reba umuntu bafite gahunda yo kubana. Muri inshuti noneho byarenze kuba ubushuti sinzi uko nabyita. Ushatse kumbwira ko agakungu kanyu ababonana buri munsi imwe mugenda mukururukana yabitekerezaho iki nk'umusore. Basi saba babona bo babitekerezaho iki. Jibril basi sorry ihangane. It's okay. Kandi mbabarire namuguhishe kugira ngo basi ndebe ko bishira. Boyfriend we yarakaye. Nabangane kuguma mu cyuma numva giye ababaye nanze no kumwita. Nta kibazo. Anje. Jib. Sigara neza. Sorry. It's okay. Kandi ugomba gukomera. It's okay. Kuko urukundo rumera. It's okay. Ntabwo ari urukundo, we are just friends. Besto, bye. Wowe suburi mu biki? Shasi si nyine sore ariko ntabwo nari kubishobora. Wabuze amahoro pe. Nsubizwa turi inshuti na Jibril. Ako se n'ubundi kumva namukurikiye. Wamukurikira se ni boyfriend wawe? Jibril urukundo rwawe nawe ubwo friend buzagera kuki? Kuzamara iminsi ngashira akaba ntacyamubangamiyeho bimutwaye. Nese yaba bitamubangamiye nabe bikubwiye kandi nanjye ubwanjye narabikubwiye. Mbwira Anje ni gute
wakirwa wirukankana n'umusore ubabona batekereza iki? Atekereza ko uri umukobwa nyabaki ufite boyfriend umwe ukirwa wirukankana n'umusore ngaho mwasohotse ngaho ibintu byose ntago agira inshuti. Ntago ubushuti ari buriya bugiraho bugarukira. Okay ngaho rero mbabara nawe numfatanya kandi urasebeje ibyo twavuganye ntago wabikoze. Usaba imbabazi reka mfashe nk'umubeshyi. Nawe gufashe nk'umubeshyi kuko nyine namugusaba imbabazi nese ko ntari kubishobora kugumamo hariya. Ntago nari kubishobora. Ni boyfriend wawe se? Ni inshuti yawe. Oya ubushuti bugiraho bugarukira. Okay ngaho rero simwiruka hese ibyo mwashakaga. Okay tuza rero niba waremeye gukunda bijyemo neza. nangiye kuyangerageza mu mubonera umwanya sibyo ariko ndabona utishimye sinzi ikibazo ufite. Babe nta kibazo ufite ngewe rero reka nkubwize ukuri niba wumva gusaba kureka Jibril byakubangamiye ubwo ngiye twaba dukundana ubivuga gutyo ibyo washaka ko nabikoze kuko ushaka iki kintu hanyuma urumva tuzakomeza kubana gutyo mbona utishimye. None se hari ikibazo mfite ndishimye niko nakubwiye. Hakura bizi Anje je nta kibazo mfite nanjye nta genda usange Jibril. Don't say that. None gute mubwira ngo reka Jibril ugasanguzanya ibintu byo kwirakaza urirakaza se kugira nirakaje kandi naramuretse sinakubwiye ko namuretse. Reka nkubwire ntago mfite umwanya urumva ubukomeza kubaho gutyo ngiye nabigusabye nk'umuntu dushaka kubana right. Niba wumva Jibril uzi n'ikindi genda mukomezanye nta kibazo mfite. Niwivuga gutyo Jibril naramuretse turakomezanya naramuretse babe. Uko mubwiye babe Jibril ndamwanze nawe nese ashaka nkora iki Jibril ko namuretse. Ako suga igihe cyose umuntu aba yaguhamagara ntabwo uri kumva. Jibo ntabwo uzuranjagaye wabyuse ariko ukajya kurya nta biryo nshaka. Nta biryo ushaka kabiri kangahe se wanga ibiryo reba ko ndi ubikora ariko nawe sibikoreye wowe Jibo wanga ibiryo sibiri shani nkimbwa gushyiraho inyamireba sawa yite icyo ushaka ko ntari bubirye. Nta biryo nshaka nabikubwiye kandi ibyo guteka nabikubwiye ndakubwira nta biryo nshaka sinzi ikibazo sinabutumva byuka aho ngaho abantu ujye kurya ureke blague aho sikuri guhigima nk'aho ari ikintu cyabaye wabaye. Reba kuva ejo waraje uhita uryama waraye mu buriri wiriwe mu buriri ubundi urarwaye ubundi uri muzima ko numva tutanashyushye. cyo hase ndarwaye. Niba utarwaye se kuki uri mu buriri? Mfite ibibazo byanjye byihorere ntabise. Iyo se wakwirukanye ibibazo wabaye hari inzu wishyura ese kuguri kujya urambwira cyangwa nigendere. Ikibazo cyerega nta nubwo uza ngo waze umuntu ikibazo afite uraza uri kucyuvugana wese kuki utaza ngo uvuge ikibazo cyawe mbere ko nza kukikubaza wabaye iki? Cyewe rero mfite ikibazo mfite ikibazo kandi kiri seri kiye kukikubwira nka mushongira inama. Anje si umureba Anje yapfuye se yicwa n'iki se? Nese ko mbona umeze nk'uko wajya utuza umuntu akakubwira yapfuye se yishwe n'iki wamwishe se? Urambwiye ngo ufite ikibazo ngo Anje cicika nyine musobanurire ngo yapfuye kandi mase ufite ikibazo nawe forbid ngavuga yapfuye
yicwa n'iki ubona afite gahunda yo gupfa ararwaye se muza arwaye nabaza wowe nyine wowe muzima nta kibazo afite giye kumubwira ikibazo mfite hanje nari maze iminsi nk'itatu yose mwandikira muhamagara ntasubize anahamagara mukuru we Kodi ntakanga kumfata ntaramwandikira naye ntansubize aho kuko dutari inshuti yanjye ndavuga nti reka ndeke kumutera stress ataza no kuntekerezaho nabi mfata umwanzuro njya kureba ikibazo afite iwawe mpageze barabanza barambeshya ngo nawe hari ngo ntago bazi ngo iyo yagiye iririre giye gusohoka anje baraje nsanga yarahaye nsanga Kodi yambeshye birambabaza ariko yaba byari ibyo ngibyo basi byonyine ntacyo byari bitwaye ndicara uzi ko anje yambwiye ngo njye nawe ngo tureke kuba inshuti umugabo we ngo yabyanze ngo man ariko Jibu ujya wireba ubu ngubu ibintu byose wavuze nawe mu kintu byibura cyatumye uryama n'ubu ntakibuze ariko ntabwo uri kumva ko ugiye nanje tutakiri inshuti we kwanje yamaze kumwira katakeneye ko kana katanyeneye mu buzima bwe ntabwo uri kubyumva chill bro uziko wasaze ubundi se anje mu bishuti mu buhe buryo niba nyine sheri wanje adashaka mu bishuti mureke kuba inshuti aho kucyo ugira ishyari seri abana bose mwiganye muri secondaire aho mwiganye muri university bose muracyari inshuti hose turajyanye ibyo ngibyo nicyo kibazo se anje mwirwa mwikubanaho nk'isenane mwikubanaho ntago muha amahoro ye naho kuha amahoro ye ubu ngubu rwose ntago numva umuntu w'umugabo nkawe uburyamye masi anje uri kwita isenane cyane uri kwita isenane kandi masi gihe reka nkubwire ngiye urumva ari ijambo nkubwira kuri Christian rimwe ari ijambo nkubwira kuri Christian yasakoze iki mwese ko mwirwa mwikurura nawe sarabona narwaye ngo ndaryamye ngo yanyanze Gese ndarwaye nakubwiye ko ngwaye ngiye ko ndi muzima ni bitugeze ubona ndimo nda uri muri depression ahubwo byaba byiza ugiye ugatereta anje kuko ikigaragara uramukunda kuko utamukunda wakamuhaye amahoro yiwe uri kubyumva wamuha amahoro ye ukamurekera ubuzima bwe sundi wavuze gake bwo ngo babaviye bakumvisha amasakuzo gutyo bagira ngo ntabwo uri kumva ko viye ubundi se papa yabewe ko uryamye hano warwaye ahubwo namukanya nawe araje amagambo se yenda yakugira amagambo ubagiye ararwaye nakubwiye ko ngo yari imiti nagutumye ngewe warwaye depression naza hano akakubwiye akavuga kabaza ngo ngo yimubwire ndamubwira nyine ko urwaye warwaye depression yari ikintu twaye kandi maso ugira amagambo wowe sugira iki ngumbi kubwiye wowe uri kuvuga iki wowe ntabwo uri kuvugisha mu kandi maze ngiye ibi ntabwo mbikunda ngiye se ndabikunda wowe se ntabwo maze kunyurira ni isoni basi tubireke ibyo ngibyo basi ntabwo nzongera nose uko mbikubwiye ngo mfasha wumfashije iki ngamije cyo wanyu mwese undi urashaka ngo ufashe iki nyine ndashaka basi umumamagarire umubwira uti umuntu bita Jibi nari kubasha kurya nari kubasha kunywa kandi nibyo naburi umubeshye ubu ngubu araryamye yenda gupfa basi turebe ko yagere mu hakanaza hano nkanamubona bazuze ko banyiyamye wabari ntabwo gifata nimero yanjye aramborotse no namura kuzana se bikumarire basi murebe mushaka kumbwira ngiye sinsohoka ndebere mu muryango ngiye kugira ngo ibyo byose mbigukorere urabanza umbwize ko uramukunda cyangwa ntago mukunda ibintu ni bibiri sinakubwiye ko inshuti yanjye ubinami inshuti y'umwana ntabwo inshuti nshaka uramukunda cyangwa ntago mukunda masi nimbikubwira se nubimbwira nyine ndamuhamagara nutabimbwira nyine simuhamagara cye mbona ari inshuti yanjye ariko ndamukunda aha icyo nakwimakira kameneka ndaza kumuhamagara ariko bibu bwa mbere n'ubwa nyuma giye witumbisha ukiryamisha ntabwo nzongera reka ubundi buriya ese suzi ko nsanzwe ndi umuniga reka ntaboniga bwawe nsanzwe ndiniga mwana umva mubwire wowe icyo kintu ntugikora ndagusohoka kandi urampa amafaranga ndagusohoka urangurura n'inkweto nabonye zidahenze ariko oya ni nka 25 ntaribi urabikora ryari se nyine ngiye kumuhamagara kiza na telefone okay reka mbyuke umva se reka mbyuke nanjye reka mbyuke mbe mu buriri bataza no kuza ko ndaho ubivuga ngo wabwire ko mfite ikibazo ngiye sibyo ndakureba bose wabeshya arega ni wowe wanje Jibi Karama twaguhamagaye hano anje hari ikintu ashaka kubwira se nanjye
Tsakengeri nariyakiriye byararangiye kandi ikibazo life goes on. Ikihe kibazo? reba uriya ngo nishiri wanjye Alex watumye tunashwana yivumbuye nawe nonanya kandi n'ibintu yansabye nabyo nabikoze nakuri arangije arivumbura aragenda ngo umwara. Jibri, I'm sorry. Naribeshye, nari nzi ko ari umusore uri serious. Nari nzi ko basi azagira icyo amarira Ange wacu. Nari nzi ko basi nakureka bizagira intambwe nyine yiyongeraho ku rukundo rwabo ariko byabaye bibi kurushaho. Ese byabaye bibi kubera ngiye byabaye bibi kubera njye. Byabaye bibi kubera jewe musigi nakoze. Ange aramusiza ko nyine mwigeze kubaho Besto. None se uriya muhungu ajya kumenya nanje twari tuziranye Ange. Sibyo namubwiraga n'uyu nawe akamushyigikira. Ngiye nanje twari tuziranye kuva kera. Njyewe namushyigikiye nari nzi ko basi umubano wanyu ni muwugabanya urukundo rwabo ruzakomera none ahubwo rwasengetse kurusha. Nise mushaka nkora iki ngiye? Muhamagare. Babarira Ange. Ngiye Ange nta kibazo dufitanye. Ndetse namubabarira. Uri naraje urambeshya ngo nawe hari kandi ubizi kari. Ariko impamvu twe twabivuganye na Ange ziko basi tugiye kubigenza kuriya kugira ngo kurikata kubabaza. Nose ubona ngo abana ko nari impangayitse basi. Wari uhangayitse ariko numvaga ko uziyakira wamute. Jibril ibyo byose bireka ukubabarira sibyo kongera tube inshuti. Sibyo. Nugira undi musheri se bizagenda bite? Ntabwo nzongera kugira shiri. Nanaza ndetse bitwaye mumaze gukura mwese. Aya. Ariko twongere twibere inshuti. Ariko nazagira icyo butanga. Njye nanje ntabwo twakundana. We are just three best friends. Njye nawe we are just best friends. Musu uzagira girlfriend. Bizagenda bite ko nzamupropoza sinarabagize kandi namupropoje barabizi. Ibyo ni ibyanyu gusa basi mubabarire. Niyo nakubwira kugira shiri nanse kugishwa n'inzego n'ireka. Jibril. Oya ntuzajya umureka. Ahubwo ujye umbwira. Uko nakuretse n'undi nawe akaba yagiye kugira ngo mwese mujye n'ireka. Jibril. Garuka mu buzima bwa Ange mbona amahoro. Arararira. Kucyurira Ange. Sinakubije afite pe. Arararira. Oya ntabwo mubeshye. Kujuriraho. Ararira. Waramusize ngo na shiri we yaramusize. Ange. Uzongere kurira sibyo? Niyongera kurira uzamufatira akavideo kamuhereza nana. Dukungu ntago yabyumva. Mu marino. Sikuno gahaka. Sikunda guhakana. Ntabwo ngera bikombeshye. Wow. Thank you. Turasuhuje kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba GJC Media TV. Turabashimira uburyo mukomeza kudukurikirana mu bikorwa bitandukanye bigenda dukora by'umwihariko amafilme tubagezaho agiye atandukanye. Ngiye rero muri kumwe hano nkaba nitwa Nsanyumva Gabriel mukaba muzi muri filme nka Jibril. Nkaba ndi hano kugira ngo mvuge ku isomo rya filme tumaze gukina. Ngira ngo bino bintu mwabonye ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi muri societe nyarwanda by'umwihariko mu rubyiruko, aho ubusanga umuntu umwe avuga ngo uyu ni inshuti yanjye ngo ni best friend. Ibintu bya best friend bireze cyane ariko mu by'ukuri twabonye ingaruka bigira. Tukabonye ingaruka bigira ku relationships zigiye zitandukanye. Iriya ni imwe yagaragaye ya Alex na Ange, ariko hari n'izindi nyinshi ziba zigiye ziri hano hanze muri societe bibaho biriya bintu. Ni ibintu bibaho kabisa, aho usanga umuntu afata umwanya we cyangwa se attention ye yose akayimarira kuri ya nshuti ye yita ngo ni best friend mu buryo wenda we atanaza, ariko bikaba byatera ikibazo wa mukunzi we ku ruhande kandi rero bari bafitanye gahunda ndende ifatika. Rero ngira ngo mwabonye ikintu cyiza nuko buri wese akwiye kumenya umwanya arimo, akamenya n'igihe agomba kuba urimo. Nka biriya bintu byo kumara amasaha menshi ku matelefone uvugana n'umuntu umukunzi wawe akakubura rimwe kabiri uri bumubwire ngo ni best friend, ntago ari ibintu byiza. Biriya rero bikaba ari bimwe mu bintu byinshi bishobora kuba inzitizi ku relationship agiye atandukanye. So buri wese rero akwiye kugira imipaka cyangwa se boundaries zimuzitira, akamenya aho agomba kugarukira hatagomba kurenga kugira ngo turusheho kugira inkundo nziza. Murakoze cyane rero, turabashimiye kandi mukomeze kudushyigikira. Thank you.